kibonekaye suko ntacyo wumvamo. Breakfast, ijambo ry'Imana ry'igitondo. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ukomeze kubana natwe muri byinshi bigiye bitandukanye birimo n'ijambo ry'Imana rya breakfast tukugenera buri munsi. Umurongo wo gutekerezaho, Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 6. Nicyo gituma tuvuga dushize amanga, mumbabarire gato, nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba, tutuwiteka n'umutabazi wanjye sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Ubutumwa bw'ingenzi. Imbaraga z'umwizera ziba mu kumva ko afashijwe n'Imana, atari mu byo afite cyangwa abamenyereye. Iyo wemeye ko Uwiteka ari umufasha wawe, uba wirukanye ubwoba, ugahagararana icyizere kuko nta muntu, nta mbaraga cyangwa nta kigeragezo cyakurimbura iyo Imana ubwayo ikwirindiye. Uyu munsi wibuke ibi bikurikira: ufite umufasha uhora ahari kandi utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ubwoba bugabanuka iyo wibukije umutima wawe ko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana irakubaza none, ni iki gitumye utinya? Ntiwibagirwe gusangiza abandi kuko nabo bashobora kuba bacikanywe ubu butumwa, hanyuma busakare kuri benshi. Evangeliste Salome Iradukunda, ndagushimiye ko wabanye natwe. Shalom shalom.